kuri ubu ibitaro bya gisirikare bya Kanombe ni bimwe mu bitanga serivisi zirimo kongera guhagarika amabere. Ubundi iyi nkuru irimo ibintu bibiri. Irimo ko ubuvuzi bwacu buteye imbere. Hakuzi kureba ibere rya Scovia rimeze nk'isogisi ry'umushumba. Nza nkasanga rihagaze ritya. Abonye hari urugero batwere. Oya ndajyayo barisimamisha. Komeza umbwire ngo kuri simamisha bisaba iki? Urumva simama ntaje. Cyangwa gukuzaho ibicece? Oya yenda hateze ko tumanuka turi benshi. Uguze ikintu gihari abakiriye babo guhera ku myaka 35 kuzamuka. Kanombe turatona umurongo bagiye ngo turafata iposho. Kwari twe basa. Koreba ibere rya Scovia rihagaze ritya. Hari udoro urabona nka mukobwa wanje uyu. We yonse iminsi myinshi. We niwe wonse igihe gito musaza we niwe wonse igihe kinini. Yagiraga atya karikatana muri korodoro ngo nibera afite mu kanwa kare nkavuga nide kuraka n'umweto cira amabere ya nyoko urayatwaye. None ubu nagera nkasanga kiwi nimoko hariyo nabonye hambera. Ndayira ndavuga ntari ku abatoyi uriye ntacyo bitwaye ni muto. Rega ikibi nuko yaba ari ngiyewe nyogokuru noneho hano naharangaje harimo amaterasi y'indinganire nka ya Gicumbi ku myaka yanjye ndavuga Igicumbi cyangwa Gicumbi ndavuga Girini Gicumbi ku myaka yanjye amacece ibiraringaniye bitya mu Rubavu ko wagize batya bajya kubikuraho imbavu zigasigara imusozi nabanzize somera kandi ngo harimo no kugabanya ibiro ku bafite byinshi n'ibindi ibiro n'indwara. Icyo neme ego hariho abantu bafite umubyibuho abaza kubigabanya no kwibagisha bashobora kuba hari uburyo bwo kubikamura kubikamura neza babashakira amapiki cyangwa amasuka bajya mu gishanga cy'Nyabugogo. Washobora guhinga ariko umutima ugahagararaho kugira ngo hashiremo ibiro yego tukabura umuntu twese ngo turi muri siporo. Hari siporo ishobora gutuma umubiri ukomera ariko hari siporo itakuraho ibinure. Icyambere nemera mu myaka yashize hari ibintu twumvaga mu makuru tukaba tuzi ko kugira ngo kugutwe kwa Scovia kujyaha no kuba nshaje urabona ko bitangiye kunagana kugira ngo bakureho ibintu by'ibidokoroko binagana ku masura n'ututuntu bisaba ko ufite amafaranga atagira uko angana ugasohoka igihugu. Uyu munsi kuba ibitaro mu Rwanda birimo abaganga b'abanyarwanda bashobora gutanga iyo serivisi ubwabyo kuri twe no guserebura kuko abakomoka kuri bene wacu abanyarwanda bateye imbere mu buvuzi. Ariko reka dusubire ku bagiyeyo rero baganga beza aba baganga rega nabo bazi urumva bure iyo bamwigisha ntabwo bamwigisha ugiye kuba mwiza bashobora kuba babigisha gukuraho nk'ibicece igihe wenda ibyo binure birimo guteza ibyago nyirabyo ariko hazajyayo n'abashaka kuberwa buretse ya bindi byanyuma nyamwambwa ngo si intebe z'i Kigali ndatebeje ngo amafaranga nangahe amafaranga arimo ngo birabina ariko birahenda cyane ko iyo nkuru irimo iki bagiye gukora inkuru zuzuye none se ushyizeho amafaranga abantu bagira ngo wabahamura insurance se yo iremewe reka da none insurance ntabwo ijyamo soma ibyo bintu ngo ni by'abanyamurenge iyo mirimo y'ubuvuzi bitamo ko ari abanyamurenge se samusomye ngo ni iby'abanyamurenge harya ninde dogiteri afande bagize umuyobozi w'ibijyanye n'ubuvuzi bwa gisirikare mu Rwanda yararahiye mu nteko umusirikare gararito aza kunjyanira none kurimo kuvuga ko akaza akora arakumurengwe biriya bintu ngo ni iby'abanyamurenge kugira ngo se hari umuganga kugira inama ngo ongeraho ibuno hano ariko komeza nsomera abona ariko ndayamera nayo mwigira tugiye gushyira agaseke muturemera amabuno. Iyi mirimo y'ubuvuzi itamaze igihe kinini ikorerwa mu Rwanda izwi nka plastic surgery iratangwa iyo ngiyo rero kankubwira icyambere iriho Scovia wenda amazi yaranyokeje mfite ikintu cy'igikovu bagira batya bagasena umusena nira muntu wari waca mu gakinjiro ka Gisozi imisena bivuze ubu kavumbi gatomoka bagacishaho agaruka ameze neza ubwo ni ubuvuzi kuko ntabwo wabyita ko ari umurenga umuntu kwikuraho inkovu yego mbazo noneho hari uwo basanga ngo yaragize nk'impanuka hano hararobotse nk'inyama yaravuyeho bakata ku kabunyira ngo bakarunda bagasenda barabaga abantu ku buryo inkovu zibura inkovu muza abagore babyaye kera abagore mwese bakuze mwabyaye hambere mwisuzume kunda harakarimba abaporoso turirimba sasa uherukayo ariko mwana
muzi kavuga ngo turashima Yesu ko twavutse ku ngoma ya Yesu. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani tuba twihebye. Ni ukuri abantu bavutse ku ngoma y'iterambere n'ikoranabuhanga. Kera umugore yajyaga kwa muganga basaturaga bahereye hangira ngo n'umutima barawurebaga, bakamanura bakageza ku buryo ugira ngo bamutemesheje nk'ishoka, urudodo bakadodesha urw'inkweto. Ubu ngo bisigaye ari uku oya agira ati mu musagera yarakubwira ati bambaze heheze, avuga ati nta gakovu ureba, ukagira ngo yaciye nko ku giti kiri hihwa kirahasharura nako ako ngako ikamara iminsi shatse yaza akavuga ati ndeba handi isugi kavuga ati mpuye naryo kandi abyaye gatatu bacishaho akantu ukuntu ziriya nkovu zishira uvuga ngo ni iterambere rwose. Ariko mbwira rero ubu se amabuno yacu murayagira mute ko bigiye kuduhendara? Batangiye ngo bamwe bayashakira mu bintu by'ibikabutura. Biriya kiriya kintu cy'igikabutura cyagutezaga abantu warakimesaga muri iki gihe cy'imvura nticyume, wakimesa ku zuba ivumbi rikajyaho ku buryo bashobora kubona bakabona mu ikanzu y'umweru haratuma ivumbi rivuye mu igikabutura. Ngaho rero nibagende bajyeyo. Ariko icya mbere ni uko abaganga bazatanga inama. Ninde muntu ushaka ko amabere yahagarara? Ni umuntu uteganya kuzonsa cyangwa ni Scovia wacuze. Abaganga bazadufashe gutanga inama kuri ibi. Umunyamideli ushaka utakibyara, utakibyara ni uwafashe icyemezo ko atazabyara. Ese aramutse abyaye ntacyo bitwaye, amashereka azaza, imiyoboro izana amashereka n'ibindi misemburo izakomeza ari yayindi. Iyi nda yanjye nimumara kuyikura mukayishyira ku kibuno, ibitugu mukabikuraho mukabimanurira, mu myaka yanjye y'ubukure nshaje nzaba meze ariko ntago habura amakara. Gashobora wenda wongeyeho ntibashobora gutenguka, wenda bishobora kujegera ugereranyije cyane ugereranyije n'ibiri normal. Bavuga yashyizeho inde DJ se wera ariko arasa neza. Nyine kubera ko baravuga ko yikoze uko ashaka. Samahitamo ejo bundi rero imyaka ni nk'inkorora. Oya ni ukumenya bishobora kuba ntacyo bitwaye imyaka. Hari umugore witwa wo muri Amerika ujya ugira ibiganiro byatangiye ari iby'imiryango yitwa nde kuki ndimo mwibagirwa, umwiraburakazi. Uriya mugore ntaje Oprah ntajya ahinduka, buri ashaka kwanya ngo buri myaka 3 basena nagakumi ngewe tujyanye wagira ngo ndi nyina. Ariko ari mu myaka myinshi. Hari undi mugore wigeze kubaho w'Abadage cyangwa iki wabayeho perezida ntibuka, umukecuru bavugaga ko ariko yabigenje, akuraho iminkanyara araringanira isura imera neza, n'aba baririmbyi bandi bajya babikora. Ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo wenda mu Rwanda nukumenya kubwira abantu ni ubuvuzi busanzwe buri mu mahitamo y'umuntu, nabyo biri muri ntuza pati yo kwivuza. Ariko hari n'abafite ibinure bishobora gutuma bagira ibindi bibazo by'umubiri, ku buryo kubimukuraho we noneho atari gushaka kuba mwiza, ahubwo ari kugira ngo ubuzima bwe burambe. Ariko buri abantu mwese mu bitekerezo mubanze mubonane nande, mubanze mwakira inama mbere yo kujya kwivuza. Mbere nka Rusake na Gikera ati bacamutsa amavuta, ati bacamutsa amavuta, ati hanyuma ati windi genda itumvisha igikurikira.